Reka tubasuhuze mwebwe abadukurikiye kuri Amani TV, mwebwe mudukurikiye muri ku mugabane wacu wa Afurika, mwebwe mudukurikiye muri Buraya, abadukurikiye muri Australia, muri Amerika, ndetse no mu mpande zindi zose z'isi aho muherereye. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze muri iki kiganiro cy'uyu munsi, aho dukomeje kuganira ku buzima bwa Yesu Kristo ndetse n'inyigisho ze n'imirimo ye. Hanyuma twatangiye kuganira ku cyumweru cyo kubabazwa. Uyu munsi turaza gutinda cyane ku mugoroba wa nyuma, ari wo mugoroba wa kane, ubwo Yesu yasangiraga n'abigishwa ibya Pasika. Ariko mbere y'uko tubigeraho, reka tuvuge ku buhanuzi. Mbere y'uko Yesu asangira n'abigishwa Pasika, muri ya minsi, wa munsi twavuze yinjiye Yerusalemu, tuzaza kubaho urutonde rw'iminsi guhera ku cyumweru, ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu ko yagiye yinjira muri Yerusalemu nuko yasubiraga i Betaniya. Hanyuma rero mu bijyanye n'ubuhanuzi, bamugejeje ku rusengero, Yesu yahahanuriye amagambo akomeye, ariko cyane cyane ubuhanuzi yavuze ku bintu bibiri. Yavuze ku rusengero, bamweretse ubwiza bw'urusengero, ukuntu rwari rwarasanwe na Herode ruba rwiza cyane. Bamwereka amabuye yera, bamwereka inzugi z'izahabu, bamwereka ibintu byose by'urusengero byari byiza cyane. Ariko Yesu we ngo ababazwa nuko n'ibintu bibiri. Yesu yababajwe nuko umutako w'inyuma w'urusengero utandukanye cyane n'ibirukorerwamo imbere, kuko rwakorerwagamo ibibi cyane, mu gihe inyuma ururebeye inyuma rwari rwiza. Icyo kiri mu bintu byarijije Yesu kandi byamubabaje. Ikintu cya kabiri, Yesu yababajwe nuko nyuma y'imyaka 70 uru rusengero ruzasenyuka. Ayo mabuye bamwerekaga, niho yatangiye ubuhanuzi buvuga ngo mu gihe kizaza nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Reka mbafashe gusobanura kuri ubu buhanuzi. Ubu buhanuzi bwarabaye imyaka 70 nyuma ya Yesu. Umwami mugaba mukuru w'ingabo z'Abaroma ari we Titusi yagabye igitero kuri Isiraheli, agota umujyi wa Yerusalemu, arawusenya. Hanyuma urusengero narwo ararusenya, arwitsa hasi. Ari narwo urusengero rwa nyuma rwabayeho kuva rusenyutse kugeza aya masaha tuvugana, ntabwo rurongera kubakwa. Hanyuma rero ubuhanuzi bwarabaye, bwararangiye, bwaratambutse. Impamvu mbivuze nuko nigeze kumva umuntu abwiriza kera, ariko si rimwe si kabiri, narabyumvise cyane kiri muto. Bageze bakunda kubwiriza kuri iri jambo, bakavuga ngo mu minsi y'imperuka ngo nta buye rizasigara rigeretse kuri iyi. Icyo ni ikinyoma. Bwari ubuhanuzi bwavugaga ku rusengero. Ayo mabuye yose yaramanuwe yica hasi. Ntabwo ari ukuvuga mu minsi y'imperuka aya mabuye tubona azakundagurika cyangwa bizagenda gute. Yari amabuye y'urusengero. Ubwo nibwo buhanuzi bwa mbere Yesu Kristo yavuze hariya ku rusengero. Ubuhanuzi bwa kabiri yavuze ibyo kugaruka kwe. Byinshi biri muri Matayo, buriya bice bya 25, muzasangamo ubuhanuzi avuga ko umwana w'umuntu azagaruka kandi azatungurana mu buryo bwo guhumbya no guhumura, kuko umurabyo urabireza uburasirazuba ukaje iburengerazuba. Ko niko kuza k'umwana w'umuntu kuzamera. Yesu rero yahatangiye ubwo buhanuzi bwombi, yahanuye ku rusengero, avuga kandi no kugaruka kwe. Hanyuma rero reka dukomeze tuje ku mugoroba wa nyuma. Uriya mugoroba wa nyuma turavugamo ibintu byawubayemo bigera nko kuri 6, cyangwa bishobora kwiyongera. Cya mbere cyabaye muri uriya mugoroba, Yesu yinjiye Yerusalemu ashagawe n'abantu benshi cyane. Hanyuma ageze mu marembo y'umurwa wa Yerusalemu, atuma babiri mu bigishwa be. Ubwo iyo babaye babiri ni Petero na Yohana. Ubundi iyo abigishwa
twababwiye ko intumwa zari 12, abigishwa bose bari 70. Hanyuma yakundaga gusibura batatu, ubwo ni Yohana, Petero na Yakobo. Ikindi gihe yasiburaga umuntu umwe, ubwo yabaga ari Petero. Iyo babaye babiri, ubwo ni Petero na Yohana. Nibo yasibure muri uwo mugoroba, abasaba kuja guteguraho bari buriri bya Pasika, ariho muri Matayo hitwa kwa Ntuza. Kwa Ntuza rero abantu benshi bakunze kuhasobanura ukuntu kwinshi cyangwa se gutandukanye bitewe n'ama interpretation, ariko kwa Ntuza harazwi, hari kwa nyina wa Mariko, aho bari basanzwe n'ubundi bakunda guteranira. Na Mariko yari afite icyumba cyo hejuru, ubwo ni gorofa cyangwa etage muri iki gihe uko tubyita, cyaba gifite capacité yo kwakira abantu barenga 120. Aho hantu rero niho bakundaga kuba bari, bakoreraga ibitaramo binini. N'ubundi abariho abatuma kujya, ariko hari impamvu yatumye atavugaho ariho, kubera ko wari umugoroba warimo insécurité nyinshi, umutekano muke. Twavuze ko inama y'abayuda yari yamaze kuba yabereye kwa Lazaro, wa Musa azura Lazaro. Uwo munsi bahise bakora inama yo kumwica. Inama yari yararangiye, hanyuma kandi bari basubiye kubonana na Yuda bwa kabiri kuwa gatatu, bafatana gahunda zose barazirangiza. Uwo mugoroba rero hari ko hashakishwa uburyo Yesu Kristo aza gufatwa. Rero kugira ngo bitaza kumuvangira cyangwa kurogoya gahunda yo gusangira n'abigishwa Pasika, yagombaga gukoresha password cyangwa se mot de passe. Yagombaga gukoresha ijambo rikamenya baribwiye, ariko ku buryo abandi bose barimo ba Yuda batabashaga kumenya icyo avuze. Niyo mpamvu hariya Yesu atavuga neza hariho bagiye kujya, ariko yari convention abo yabwiye bo bari bazi aho agiye. Kuko muri Luka we, kuko yari umwanditsi w'umunyamahanga kandi wandikiye abanyamahanga yashaka kubeka ibintu bisobanuye neza, yarababwiye ngo nimugera mu murwa murahora n'umuntu wikoreye ibindi mumukurikire. Byumvikane ko aho hantu barimo bavoma amazi bategura, hari hiteguwe gukorerwa ibya Pasika. Cyo nicyo kimwe cyabaye muri uwo mugoroba. Cya kabiri cyabaye rero bageze hariya muri kiriya cyumba cyo hejuru. Yesu niho yasomeye disikuru ya nyuma yo gusezera abigishwa. Iyi disikuru ni ndende cyane, nimuja mu gitabo cya Yohana, nimuhera mu gice c'13, igice c'14, 15, 16, 17, muzasangamo amagambo ya nyuma Yesu yari ko ababwira ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, nanjye munyizere. Ngiye kwa Data, ninje nzira, ninje kuri, ninje bugingo. Ababwira ngo nintagenda umufasha ntazaza, icyababera ciza nuko ngenda. Bakoranye ikiganiro kirekire, ari nayo disikuru ye ya nyuma yo gusezera. Cyo ni ikindi kintu cyakozwe hariya muri uriya nzu, kiriya cyumba cyo hejuru aho bari. Cya gatatu cyakozwe hariya mu cyumba cyo hejuru, ni ukoza abigishwa ibirenge. Koza abigishwa ibirenge bivuze iki? Ni ukubigisha isomo ryo guca bugufi. Kubera iki yatanze rino somo? Amaze kubaha disikuru ya nyuma, batangiye kurebanaho, kuko yari amaze kubabwira ko mu masaha make yari bubakurwemo. Na mbere twavuze ko yari yababwiye mu cyumweru gishize, yari yabibabwiriye Kaisariya ya Filipo, ariko bari bataremera ko bizaba, kuko rimwe baravugaga ngo hari n'imigani bishobora kutaba. Ariko muri uyu mugoroba rero abigishwa bagize ikibazo cy'ubuyobozi, cy'amadaraka, cy'umwanya, cya position. Ninde muntu ugiye gusigarana uyu mwanya w'ubuyobozi? Bareba kuri Yohana bakabona niwe ukundwa, bareba kuri Petero bakabona niwe ugira amanyama cyane ku bandi, kugeza ubwo Petero yarusha aramubaza ngo se ko Yohana ntacyo wawe muvuga. Yesu aramubwira ati bya Yohana ubyivanze mute? Shatse ngo apfe ntiyopfa, yashatse ngo abeho. Yesu yabivuzeho, amuvugaho ibintu bikomeye. Ariko icyo nari nshatse kuvuga ni iki? Impamvu Yesu yabigishije iri somo ryo guca bugufi, ko umwigisha ari guhaguruka
akoza abantu ibirenge. Kandi aka kari akazi, wari umurimo w'abagaragu b'imbata, wari umurimo w'abantu b'abakozi baciriritse, nibo bozaga basebuje ibirenge, ndetse n'abashyitsi baba baje mu rugo umurimo barawukoraga. Yesu akora umurimo utarakorwaga n'abantu bakuru. Aho ngaho yari ashatse kubabwira iki? Niho yavuga ijambo rivuga ngo ushaka kuba mukuru muri mwe abe muto ku bandi, akorera abandi, abe userva abandi. Nico bisobanuye muri ubu bwami. Ni ukuvuga ngo mu bwami ibintu birahagaze, mu bwami bw'isi busanzwe ibintu biracuritse. Ni ukuvuga ngo umukuru arapfukamirwa agakorerwa, ariko mu bwami bwa Kristo umukuru rero niwe uba mutoya, niwe ukorera abandi. Muri ubu bwami rero ubaye mukuru akorera abandi. Icyo nicyo Yesu yashakaga gukuramo ba Petero bari bafite ikibazo cyo gushaka umwanya w'ubuyobozi, ninde usigara ari umuyobozi w'iyi timu. Uwo mugoroba rero Yesu nta muyobozi yabasigiye, icyo ntacyo yababwiyeho, yabahaye isomo gusa ry'uko umuyobozi agomba kwitwara. Hanyuma kandi ikintu gikomeye cyabaye nyuma y'uko basangira Pasika y'Abayuda, kuko byari bisanzwe mu mugenzo, barimo basangira ibya Pasika isanzwe y'Abayuda. Hanyuma Yesu atangaza ku mugaragaro Pasika y'Abakristo, yintroduza Pasika y'Abakristo. Iki nicyo kintu gikomeye cyakorewe muri iyo nzu, kinaruta ibindi byose, kandi nicyo cyari kigenderewe cyane. Nuko Yesu mu munsi yahabwiye ijambo, muzasome Matayo 26:26, biri iravuga ngo bakirya yenda umutsima arawushimira, yenda n'igikombe aragishimira arakibaha. Abakoze umuhango rero musha bari bakirya ibya Pasika isanzwe y'Abayuda, ariko noneho atanze undi murongo, kandi arababwira ngo muze mubigenza gutya iteka uko muteranye kugira ngo munyibuke. Abakuyeho Pasika y'imigenzo y'Abayuda, ababinjije muri Pasika nsha y'amaraso ya Yesu Kristo, kuko yaravuze ngo uyu ni umubiri wanjye uzatangwa ugiye gutangwa ku bwa benshi. Aya nayo ni amaraso yanjye agiye kumeneka ku bwa bose, ku bwa benshi, kugira ngo babarirwe ibyaha. Hanyuma rero icyo yakoze ubu mugoroba ni ugutangaza Pasika y'Abakristo, ariyo dukora n'uyu munsi, ariyo tugenderaho. Ni ukwibuka urupfu no kuzuka bya Yesu Kristo, ni ukwibuka umubiri, ni ukwibuka imibabaro ya Kristo. Iyo niyo Pasika y'Abakristo. Yesu rero yayitangaje muri uwo mugoroba, muri iryo joro, mbere gato y'uko atandukana n'abigishwa be. Icyo ni cyo kintu cy'ingenzi cyane kigaragara aha hantu, nuko yabakuye kuri Pasika y'imigenzo y'Abayuda yo kwibuka uko bavuye muri Egiputa, yo kurya umwana w'intama wa Pasika. Noneho abereka ko mu cyimbo cyo kurya uriya mwana w'intama bagomba kumanyura umutsima ari wo mubiri we. Iki ni cyo kintu gikomeye cyane, ni igaburo ryera. Hanyuma rero Abakristo bose bo ku isi bagomba kuza barya no kunywa umubiri ndetse n'amaraso ya Kristo, kuko iyi niyo Pasika y'Abakristo, itandukanye na Pasika y'Abayahudi. Hanyuma ikindi kintu yakoze, yabwiye neza Yuda ku mugaragaro ko arimo amugambanira. Ntabwo yamubwiye ko aza kumugambanira. Hari igihe abantu benshi babisobanura ngo abwira Yuda ko azamugambanira. Ntabwo yamubwiye ko azamugambanira, yamubwiye ko yamugambaniye, kuko byari byarangiye. Ahubwo kwari ukubimutangariza no kubitangariza abo bigishwa be, kuko afere yari yayirangije, Yuda yari yabirangije kare. Hari hasigaye gusa ko asohoka akaja kubonana n'abatambyi, akabarangiraho bari gukorera ibya Pasika. Icyo nicyo cyabayeho. Bakeye barya aho ngaho, mbere y'uko aboza ibirenge, yatangarije abari aho ko muri bo harimo umuntu wamugambanira. Bose muribuka ko bagumye kubazanya ngo se ninde, abaha ikimenyetso batuwo duhuriza amaboko ku isahani n'uwo nguwo. Bayahurijeho rero na Yuda. Yuda arabaza ngo se ni jewe, undi aramubwira ati wakabimenya. Cyakurikiyeho nuko Yuda yasohotse ajya kubwira abatambyi n'abakuru ko abigishwa Yesu Kristo n'abigishwa barimo basangira Pasika kwa nyina wa Mariko, kwa Mariya. Ikindi nanone cyahabereye muri icyo cyumba cyo hejuru, niho yabwiriye Petero ko
ari bumwihakane muri uwo munsi. Yaramubwiye ngo isaka itarabika gatatu uraba wamaze kunyihakana. Ahangaha Petero yari umuntu wumva ko ari hejuru y'abandi, wumva ko ari we mukuru ku babo, yewe no mu myaka dore ko yarutaga benshi, ariko kandi no kuba ari intyoza, no kuba ari umuntu w'amanyama ukunda kubaza no kuvuga no gukora ibintu byinshi. Ahangaha yaramubwiye ati isaka itarabika gatatu uraba wamaze kunyihakana. Ibi bintu rero niko byagenze, ibyo yavuze kuri Yuda niko byagenze, ibyo yavuze kuri Petero nawe niko byagenze. Mu yandi magambo rero Yuda na Petero bakoze amakosa yenda gusa, gusa Yuda ntiyagize umugisha abigenderamo ariyahura, ariko Petero agira umugisha wo gutegereza kugaruka no kuzuka kwa Yesu, bakongera kandi bagahura nubwo yari yamaze gukora ariya makosa. Ibyo nibyo rero byakozwe muri uriya mugoroba wa nyuma. Uriya mugoroba rero ni umugoroba w'ingenzi ku bakristo, ni umugoroba abakristo bagomba kuza bibukamo, nubwo tugendana urupfu rwa Kristo iteka, nubwo dukwiriye kuza twegera igaburo ryera buri munsi, ariko tuze tuzirikana aho byavuye n'aho byakorewe n'aho byabereye. Muri uriya mugoroba wa nyuma rero wo gusezera abigishwa, uriya ni umugoroba ukomeye, ni umugoroba w'ingenzi ku bakristo, ari nayo yari amasaha pasaka yariribwaho. Ubundi pasika izikorwa nimugoroba, pasaka ikorwa nimugoroba, pasika y'abayuda kuko bayikora mu gice cya 12 cyo kuva, ni wa mugoroba baje guhaguruka muri Egypte, bayikoze nimugoroba. Pasaka rero abayuda bayizihiza nimugoroba, nibwo baje barya umwana w'intama, ariko iyo ni pasaka y'abayahudi. Pasaka yacu rero ni Kristo, turamugendana, turamwiriranwa, turamurarana. Hanyuma rero ndashimire mwebwe mwese mwakurikiye isomo ryacu ry'uyu munsi. Mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze mutekereza cyane cyane kuri pasaka y'abakristo. Umugisha w'Imana ubane namwe, kandi tubasaba n'ubundi ko muzakomeza gukurikira ibiganiro byacu bigiye gukurikiraho. Tuzababwira ibyabaye i Getsemani, ndetse dukomereze ku musaraba. Tuzaze gukomeza n'iminsi 40 nyuma yo kuzuka. Umusaraba tuzavuga ibyabaye Yesu ari ku musaraba bigera kuri 6, ndetse n'amagambo 7 Yesu yahavugiye. Hanyuma tuzavuga n'ibindi bintu birenga 7 nabyo byabaye mu gitondo cy'umuzuko. Hanyuma tuvuga ibyo Yesu yakoze mu minsi 40 amaze kuzuka, ariho tuzasoreza ikiganiro cyacu kibanze ku buzima n'inyigisho bya Yesu Kristo. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Tubibutsa gukora subscribe, tubibutsa gukora share, kugira ngo n'abandi bose ibi biganiro bibageraho, ndetse no gukora comment kugira ngo tumenye ikindi twakongera. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Murakoze.